Tere komera. Iyo wamaye. Wamaye. Oya, mama akani bambwiye ngo ni yabyibagiwe. Kwa kuri nyine ufite akantu bakwandikiye. Bande. Kwa muganga. Tere, muri tirango. Bari. Gusa cyane gwacho warahindutse. Akitirango na kirida. Unga bagwasa nk'imiti bakavuga ngo uzayimare. Kirese. Kire, numvaga ari kirida bitirango. None uranyimye. Baza ko nagiye nongeramo amazi, none gatangiye ibara ritangiye guhinduka. Naho karyoshye nk'akambere, ariko ntacyo kari gutinda nkarondereza. Yo warahindutse. Ahubwo nibagiye kubwira. Ngewe ngubu ngiye gukira. Ngiye kujya banyita boss. Naturi nuzakira. Yari kugeretseho. Nge namutese tugiye gufungura boutique. Wowe nande? Namutese. Ariko nibyo warose. Oya, si wazanye no fantasy. Mufite amafaranga. Mufite amafaranga. Amafaranga? Nyine yambwiye ngo kambikubwire neza. Ikintu ndatekereza twazafashe kanya niba tukagenda nyine tugasura umusaza uziko mukumbi ibaza igihe cyake ntamubona mpakaza tujyana nawe wakwijyana suhazi ndahaza ariko wamperuka ntazana twana mperuka na kera ubyibuye nawe ugomba kugenda kanaguhana impamvu tujye kumusura Jinangiza agatekerezo wanjye nakugira nantinyura ngafite amasoni icyo gihe cyose cyaciye ariko abizi ko muzari ariko nka kwa mbere nabi ugiye ntimubure ibyo muganira none se nyine wowe impamvu ni wabuze igihe atagiye mu kazi atakoreye wenda nagufasha kumenya igihe azaba ari mu rugo ariko nawe mbaye ntakoze twajyana nawe wenda ndashaka kuzajyana byaba byiza nkagenda nitwaje ntazongeye kujya anserereza ngo nimo ndageraho ngo ndamuharaye uyu gihe umugati mpuzanye n'abandi dore n'abandi nzabaza ntacyo tuzabipanga wajyanye uyipanga ubishyire mu mutwe tugende wowe uzambwira umunsi ushaka nawe muteguze umva mubwire ku munsi w'uko kubonana nawe umunsi tuba turi bizi noneho kubonana nawe atamperuka sinzi uburyo nakwitwara ariko twabanje kuganira ntabwo urabyumva ukuntu byagenda nta kibazo kantu ugere ngo inka wa rusambo n'unyimye nawe nzakuzaho kanguye kakira tuvuye kano kantu ntukarye inka nka nyirayo akoze gushima akoze ntusaba kandi akantu kose kavuye ku mwanzi kaba ari keza nta kibazo noneho yaje hano azanye nafata n'ubunyobwa ngo n'akanyobwa oya yoga wapi no ugarambira ngo ngashaka nge nawe ngo batazoje bansuzugura bamvomesha ngo dushinge boutique ngo tujye ducuruza kwa konge bizanye n'abantu benshi munyenza n'abakiriye karaga kogaje karanje ngo noneho amafaranga ngarishamba papa yamuhaye ngo azagurisha ngahore none mugera mite muvanga imitungo muvanga umutungo se mwarasezanye n'umugore wawe uri umugabo ibyo ndabizi birandeba cyane cyo ndeba no mubajije ibyo bintu ngese ko nyiri bwitabe nyibwiriye ikintu kinshimisha no byose mba nabikubwiye ukabirenga nokagwanje bugiye uraje ejo bundi mutesa azavuye ngo mwavanze imitungo ngo none uramwangaje usanga bibyaye maka abantu bagufata nk'aho uri umwana mubi umwana kamwe gasigayemo no urabyumva ute ntago byanashoboka shobotse se biki handi bari bambye ngo simbikubwira nanjye umunwa wanje ngiye kujya niganje kujya mbika amabanga mba mbikubwiye nka mama wanje nase uragushimiye ko ngiye ku mu boss ngaje ngagira boutique hanyuma rero kucyekenya twadu Italiano kibiti kibabi twamaze kuhagera dukoze twahageze n'ibintu bigeze ibyanyu bigeze tonda update uzagize ibonera kugiye
nyine mbwire ibyo ngomba gusaba nasabwa ureke kubyina mbere y'umuziki gusa gahunda y'ine irakomeje kandi irakomeje cyane ubakurikiye iki nyuma y'uko ibindi ibyo wantumye birangiye shaba nzakubwira ibindi nyine bikenewe ubwire ngo bimeze gutya na gutya umenyeshe gahunda ubu ushobora kuri kubarangwa amezi ngo angahe ngwiki ariko hageze ko bigenda kose kwitegura ni kare umurunge nta stress binteye okay amafaranga birimo muri Rwanda y'Afurika rero tugiye sose yakubwiye ko ari tuzabyina ari muzabyina tukagira iki byose bari kutsambara nk'ukwe nabyambwiye ubyo bimbwiye nari nzi ko mwabipanze yarambwiye soso ni umusazi njye naramubwiye agomba gushaka sheri wiwe akaba rero ubundi uri kumwe na sheri wawe ibyo mukora byose uba wisanzuye none se we ntabwo uzazana sheri wawe ukafukoza agomba kuhaza ariko ntabwo azabyinjiramo cyane nk'ibya famiye zaba aricaye hariya nyine yaherekeje sheri ku buryo nyine wakwisanzura ahubwo rero umutego urimo ngaho namusabye kugira ngo ubukwe buryohe twisanzuraneho ko namwigisha ku bintu twiga kubyina na soso noneho dance tuzabyina ko mbara zasenyuka nizere ukubwira ngo agakwiye kuba afite sheri wiwe ariko azabyumva nzareka kugenda tuyego bya tumashe akazabyumva kuko asanzwe abizi ko no mu gucuranga ndagenda nkacuranga nasoza gucuranga hari abaryoherwa bakampobera byinshi arabibona azuje mbona just ko ndashaka kwinjira mu bukwe bwa kazina kujya gucuranga ahantu no kugiye kubyinana n'umuntu okay nzabikora igiprofessionnel ubu se ntaba afite uwo mwuga wo kubyina kandi afite n'abagore ntabwo ujye ubara hano muri telefone yanjye abakobwa bavuga ngo abahungu babariye amafaranga ngo ntabwo babagize abagore uragira ngo azavuge ko mwashinze botike kugira ngo umugire umugore warinze ukanga cyakare uzamushaka none ubwo se umva nkubwire niyo kandi niyo ujya wumva ibintu nkubwire nka mama wawe uri umugisha w'umubyeyi ubukenewe ubyamubwire ko bidashoboka uzamubwire ko wabitekereje ugasanga bidashoboka uzibanira na Nyambo kandi Nyambo afite ibifaranga byinshi Nyambo zashinga iduka bashobora no kukujyana mu gashinga ibitara handi mu isoko ryacu mukayamucuruzaho imiceri n'amasukari Nyambo afite amafaranga menshi cyane ahubwo wowe cyo cyane no kutazitwara neza uzitwara neza ko mutazagera kure ugatera imbere we ubona umutete atari igihomora ntabwo ibyo nabirebaga nyine narebaga muzika amazi nongere mu tundi tuzi ndumva ndabona kagiye nawe umuntu w'umukobwa ugiye kugurisha icyamba sinuse niba agiye gutera imbere ni ikibazo we ntiwarigurisha ugiye kubaka cyangwa ugiye gushinga ukunda ibishyushye ubwo raje aho kugira ngo ufatane na Mutesi butike uzagurisha umurimo umwe uyishingane wenyine mbibwire Nyambo hako mama ora kasa mutwe na bene wanyu birangiye ubu ufite ubukerikeri niyo reka nkubwira ukunda amafaranga azagukoraho nganywa nacyo ahubwo se njye uzanyigisha ryari ko mugenda mukironda mukagenda mukabyina mwenyine umuntu ko muri kwiga mwazanyigishije ntazaseba dore kuri mu diaspora azaza atazasanga nta kintu nzi akaze cyane ntabwo bigoye kuza bari mu makanzu asagira ku birenge no kunyeganyega gusa ubizi ute azajya ku birenge ubuse ugiye gukora agasha wambaye ikanzu ya mini ngaho ariko ashaka kwita ku birenge ariko bigaragara nyine umuntu yamuvinga bikagaragara ku buryo ukandagiye umuntu bigaragara ko amukandagiye nawe umuntu yagushakira umwanya wo kazi tukigana twese hamwe ariko ibyawe nta nubwo bigoye nta mukiro ubyina nabi wewe ni kuzanyigisha rero mubyara nta mukiro ubyina nabi se ariko noneho uzi birimo aba diaspora ukuntu biba bisaba kuba ufite confidence uzi neza ko ibintu ugiye gukora niba nkubaza hari abazamuherekeza se bavuye hanze bazaza ndabizi se ko famiye yabo yose ntayizi ariko nimba mu mwana kuko yaba hari Marina ariko ntawamenyesha ko afite n'izindi famiye zo hanze nyine ikibazo ni wa mwanya wanjye na soso ntabwo turi buhuze umwanya nk'uko bikwiye ntacyo igihe uzajya ufite time byo mbwira none ikibazo iyo nje ngaha kwica soso niwe wasigaye ku ishop none oya twapanga ariko wenda tukaba tuvuga ngo dutashye amasaha n'aya
tukamenya ko iyo ngiyo ari shift ya nimugoroba nabyo birakenewe. Reka nigo mu mwanya mbere y'ubukwe kuwa gatandatu najya nzibukira muri siporo nakanya niba murajya ku kazi nzindukira twige cyane tukanashyira bitwaye sawa ntacyo nagukora ariko nanjye nyuma y'ubukwe ndabizi ko nta kintu cy'umuntu ugikora. ariko umwana kuko wamuha iki ubu wabonye ari ngewe muntu wo kugira ingumba wo kwima umwana wo kwima ibyishimo by'ubuzima bwose ubu ni ngewe wahisemo yuko nzahambanwa ikara kuko umwana ubu wamuha iki kuko nta kintu kibi nigeze ngukorera ko ntawe nishe ko ntawe nahemukiye ko ntawe nagiriye nabi mana ubu kuko wamuha iki ndi hano waje kwicara hanze se kandi yewe hari utwana ndimo niyumvira mbona se wabigisha oya na abihambaye Jojo kayo waye iki ntabyo nibyo bya bindi byacu bisanzwe kwa kundi nyine umuntu ajya mu bitekerezo agatekereza ubuzima turimo umuntu agatekereza aho twerekeza umuntu akibaza byinshi akibaza ejo hazaza icyo ejo haduhishiye arabizi nyine by'isi ni uko ubuzima bumera ariko hari igihe umuntu nyine byanga agatekereza ariko gahi urabizi ko ejo hazaza ari ah'Imana ndetse n'ubwo buzima uri kuvuga ngo uratekereza iby'ejo n'iby'ejo ubundi n'ibyaryari urabizi ko ubuzima bwacu twabushyize mu biganza ariko Cico tuzakomeza gutyo kugeza ryari gahi rero wirakara oya ntabwo ari ukurakara ariko nyine agasururu oya ibyo bintu rwose ibyo ndamwe ibyiki se mbabarira ubyihorera hamwe ibyiki byihorera rwose hamwe ibyiki nta nubwo byamanuka ndumva nta kintu kimwe nshaka ahantu uhatera iki imbere mwana urazi ibitekerezo byabaye byinshi uri mu by'imbere ariko ndahaze kiriya myungu turiye niyo uvuga ngo mpaze udusima nabwo tuba duzi umwaka ngako nukitwa ngo wakabajije se kamyo ukitwa Valence njye nitana n'umunyamaswa ahubwo niwe ntabwo wumva iryo zina Valence ari izina aho uzi ko iryo zina ari inyamahanga Valence zikuzetsa iryo zina uzantu ryaturutse se nakwanga kwita nabi iryo zina ryaturutse mu gihugu cya Autriche ahubwo umva cyake Autriche cyo kibahe muri Autriche nye kiba muri igihugu cya Autriche kiba muri Autriche nyine ni igihugu cya Autriche kiba muri Autriche urumva ntabwo wabyumvise muri filime se umva se ahubwo umve sha umwaka wanjye Mutesi arashaka kudufungura boutique nge nawe tukayaducuruza none nabibwiye mama amahita atangira kuvuga ngo ibintu ntago ari byo n'abantu bakuru nabo man ibintu byose baba bumva nyine atari ibyanyabyo bidasengeye ese uko amafaranga arafite mwa Mutesi nyine yavuze ngo azagurisha rya shamba ry'iwabo papa yamuhaye ngo ashinge boutique ngo tujye ducuruza nyange nawe ukanasa ugiye kwirangara imbaga zibona abana koko musiko mama yabyanze ariko nyoko ibintu byose ni nyoko ni uzagu none nzasuzugure mama wanjye ariko umusuzugura iki wowe uragenda ugakora turi kugendana icyabi cyari cyo cyose nta kintu kibaho cyatuma nsuzugura umubyeyi wambyaye gahimbabarira rwose ariko se wambabari ukagira ihangana byihorere uzuna kagasuru karyoshye urabinywa kuko ntabyo nkeneye ntabyo nshaka ariko ubu tuzakomeza kubaho gutyo kugeza ryari kuki Imana ari twebwe yahisemo kugira gutya twara umuryango mwiza umuryango wishimye umuryango n'abantu bakunda ariko reba n'ubu twabaye iciro ry'imigani ahantu hose gahi imirimo y'Imana ngo ntagigawa Imana irera irakiranuka nticumura ntikosa kwitotombera Imana rero nta kintu ntabwo ndi kwitotombera Imana ariko se kuki yahisemo kutugira gutya kuki yahisemo kutugira incike abantu batazigera babyara abantu bameze gutya hari abantu benshi bafite n'abana barimo gupfusha ubusa abandi bakabajugunya abandi bakabicira none kubera ukuntu wanageze kure ubu baye incike utaranabyara
incike kari uwacikishije wari ufite urubyaro rukabura ubu nawe wigize incike ntawe bitaniye pe ariko sigaye waretse ibyo bintu byose byo kwigora koko ukiyegereza Imana nawe umutima ukawegereza Imana kari yihumuriza ako Jojo uretse kwirengagiza ntago nirengagiza urukumva unyuzwe urukumva nyine wishimiye kubayeho kwizera niki ni ukwizera ikidahari ukemeranya n'umutima wawe neza ko Imana izagikora nawe abarokore bagusibye mu mutwe sinzi ibyo baguhaye cyangwa ibyo bakubwiye ariko rwose utabeshye uretse no kwirengagiza nta nubwo twagakwiye kuba turi kumwe bino bintu none se gahirika nkubaze urarakara yego urababaye yego none se nyuma urabikora iki ikintu cyose udafitiye uburenganzira cyangwa ubushobozi bwo kugira icyo gikoraho ugomba kwakira uko kimeze kandi ukiha amahoro ntabwo bishoboka erega nta muntu wiha amahoro umuntu agira amahoro kuko amahoro ahari umuntu yishima kuko afite ibimushimisha urumva umuntu tuvuga yuko yahaze kuko yari nese nigire nkaho nta kibazo mfite ibintu byose ari sawa kandi ubona ukuntu umeze wowe ikibazo kuba gihari kirahari ntago nahakanye ko ikibazo gihari ariko mu gihe nk'umugabo udafite icyo urubugikoreho biragenda bite none se gahi kugira ngo nkwereke ko ikibazo gihari ngende niyahure kabe nta kwiyahura none ariko ntabwo wowe uratekereza ko urugendo ukiyahura se ibyo wigira byose tugomba kubaho kandi tukabaho neza akira nko kugasururu cyo n'ururigira ntabwo mbyumva rero deni ukunguka abantu burya babona amahirwe bakayatesha agaciro kandi ko bajya banga imboga zibona abana noneho kuri umuntu w'umugabo ufite ubwanwa ngo mbaye umwana koko uri umwana ufite ubwanwa baho ayo mahirwe yaba ari njyewe yabonye ntabwo wowe akana kavukanye amenyo ubu aba ari inkungu we mbona waravukanye nawe amenyo njye se ndi inkungu ntikomeze tuvugishe ukuri ahubwo se ko numva ibintu bimeze neza nimba nta gahunda ufite wabingiriyemo akarange twifatanyiriza wowe namuteze se ukaba mu minsi mikeya tugukirana ukahafi butiki ahubwo se ntabwo wigeze ubona nyamba turi kuvuga iby'amafaranga ukazana ibya nyamba sikumeze nk'abandi reka tube tuvuga iby'amafaranga ibya nyamba bizanye cyane ibyo birike ubuse ngiye ndishimye kuba mama yabyanze wowe ibi bya mama wawe wabivuyemo koko wowe ukamwereka inyungu zirimo urumva ukamwereka inyungu zo gucuruza nk'uburiya kuntu wirwa uvomera amafaranga ibiki n'ibiki uburoka nk'ubwo bwose budafatitse ubwo mufite butike none kujya wiyorera urumva nawe nkajya mbona ahantu nza kugorobereza ariko ntiwagiye uba umuntu mukuru koko noneho umuntu ugiye kugurisha ishyamba ry'iwabo akazana amafaranga nzi ko wenda nzi ko ni nka rwa rutoki rwawe ugiye kugurisha wenda nk'umushore none agiye kuzana amafaranga ye ariko nawe umuntu mukuru ubwo nasuzugura mama wanjye ariko nuko umusuzugura mbwira ntabwo abonye nyamba nyambo ntawe nabonye mbese ubundi uramumbaza njye nyambo ndamugendana swisheri kuki utazana kandi kwaza ngiye no kumureba iwabo ahaze rini nese wamubuze je mva nkubwire mutangiye kumbana byinshi mu mutwe niyo kamubwiza ukuri muri no minsi bazo ufite abanyane nawo byitera kandi sinkubeshye umudayimoni ufite uwaguterekeye yaguterekereye nabi sinkubeshye akira soma turi kuntu iminwa yumagaye reba ukuntu akuseka inkungu uri kwibabaza wibabariza iki nese abantu bose bazabyara niko utekereza kuri iyi si ese utekereza ko Imana yaremye abantu bose ikabahereza ubuzima bufite formule imwe iyo ntekereje ukuntu uri umugore mwiza ukuntu wakagombye kuba umugore wishimye urumva abantu bose nyine nkuko bajya bakubona nawe ukabona ibyo byishimo banza usome kugasura urusoma somo gahi somo rwose ibyo bintu bireke byivanemo ikintu ugomba kumenya umugabo mwiza nkawe ni gute wifata iki gihe ukaza ahangaha warakaye isi nijoro bimenye kutabyara ntubyara yego uko nta kintu uri bubikoreho sinakaye hakugaye ukuntu uri mwiza hakuze ukuntu usa neza ibyanwa byiza ibisatsi byiza ibyiso byiza uzi yorakaye ukuntu uhita uba mubi uhita uba mubi rwose ukamera nka za mungo zepfiriya ziba ziri mu ishyamba ziba ziri kurya imyaka hari umuntu wigeze guca umugani avuga ati cyari igisakuzo ambwira ati wabuze ubwiza bwatonze uruhumbu gahi reka iyo migani yawe icyubahiro n'ikimana umva nkubwire reka twizere ko byibuze hari igihe Imana izatugirira neza none se niba wiheba nanjye nkiheba umugabo mwiza bizagenda bite nese uko mbona wihebye usanze ari wowe ufite ikibazo ni ukuvuga ngo uramutse ufite ikibazo ukeneye abantu bakwitaho ukeneye kugumya ugakundwa ukeneye kugumya nyine kuba uri umugabo wawe undi Gahima twakundaga ntitukuramburire icyizere cyangwa tukwange wenda ninjye ufite ikibazo ariko mu gihe tutazi ngo bimeze bite reka twishyire mu biganza by'Imana
Mana nihumuriza. cyakoze ikintu kimwe cyonyine nsigaranye ku isi kinshimisha cyangwa kikampumuriza nuko ngufite. Nanjye rero ngomba kukugira kugira ngo tugumye twishime. Nihangane. Ese sira tubabaza natwe twibabaze. Nuko ujya umbabarira hari igihe nanjye bindenga, hari igihe mbitekerezaho nkajya kure ariko ntabwo nirengagiza ko ngufite. Humura Imana nigenga byose, reka twizere ko hari igihe natwe tuzaseka. Ufite ikibazo gikomeye. Ibi byose ubuzira usanga uhora gutyo gusutumye ntago ushyira ubwenge ku gihe ntaki ubwenge bwaratakaye. Umenyere ubwenge bwatakaye gute? Udatakara. Urakishima. Bwatakaye ngo ndi gutora nimba bwaratakaye. Ko urakishima. Ubaze mu bintu byo gusomana ngo wirirwe usomana. Ahubwo iyo minwe yo bayica. Gacibwemo roho. Cibwemo roho. Atari wowe se. Koko tagira nta nagereranye. None wamahirwa araje ngira ikintu cy'ingoma mama wawe ngi rega ngwizwe muri no misi mfite shitani n'igizindi. Rero nuko ngo je sizi n'umuntu uri kunyena cyane ibintu narenze. Ntago ari byo warenze ahubwo wowe mu mutwe wawe ufitemo ibibazo byinshi. Hari igihe nzabana umugome. Jewe ahubwo yibana umugome. Kuko mu mutwe niho hafite harimo ikibazo. Nkahita ndakara setsa. We amahirwe araza agashaka gucika gutyo. Mu bya mama wawe. Ariko uri kumva uziko mu minsi mikeya. Ngaho wahoguze n'imodoka. Uno sasa nyambuka murongora bose babireba. Nje nyitwara. Gutya gusa. Urumva? Aho rero nkwereke. Ubundi twaziyongore tukagara cya kimodoka cyaho. Tukayikura he? Cyamaye nka ikigani wose. Kandi cyangwa dutangire turote buri munsi kamwereke. Buri munsi uzajya urota utwaye imodoka. Nanjye buri munsi zandota ndaga imodoka. Byanze bikunze ibintu twirotera biza. Ahubwo uzajya urota uri gutwara imodoka ngende wote naye gusa. Aho kukiwishyira heza. Uri kugwa heza. Ese soso kutambwiye ko Jude ari we muzambara. Urifata ugapanga gahunda zose z'ubukwe bwanjye njye simbimenye. Ariko ubwo napanze aho ubukwe buzabera. Ko wipangiye wo muzambara na ngo muzanabyina narega Jude yambwiye soso se yakubwiye yuko ndimo ndamwigisha kubyina kuntu tuzabyina. Nabyo nigeze mubwiraho. Ukuntu nta kantu kajya kagucika. Ibyo ngibyo sinzi impamvu wabimpishe. Bitwaye ikintu niwe tuzabyinana. Urumva nta bandi basore abo mu diaspora azategura abo James azategura ntabwo nzi byanga bikunde Jude nyine azakwambarira nanjye nzakwambarira twatangiye kwitoza ukuntu tuzabyina. Kuki utinye utari warabimbwiye? Mbikubwiye sibe uzudufashe kwitoza kubyina. Subwo bwanjye. Ariko already njye na Jude tuzambara. Wanze iki? Mbyanze ko nyine ari we muzambara. Ukamande. Ntafite sheri akajyana sheri we. Sheri we muraziranye aza kukwambarira. Ariko yanamuzanse sheri we se. Akakwambarira mutaziranye. Akwagira kaguhinda. Bishobora se ko bazabana kuba ari sheri we. Kuri kuberakariramo. Ako sasa mbona rero. Ase bigutwaye iki? Mbona wowe. Iyo uri kuvuga ya Jude. Se sheri ko nagwamaga kwanga kumfata. Sheri. Bivumbuye. Sheri. Kaya gusa. Ndakalaya. Jewe. Nje ndakalaya. Kamwese bwo kwajya ngo uri batayo yazo. Muri kinye. Naho rakabisho. Niyo namishinye kumfitanye nawe. Cyagenze biteze. Ako wundi ubwo nago wabonaga ngiye nakahagije kuri wowe. Iyo umbwira biriya wagiye gukorana nawe nanjye tukabikorana niwe aho kugira ngo ujye kunca inyuma. Ibishize. Uzi kwigira umwana mwiza ngo ngiyewe ngo sinasomana ngo ni icyaha ngo iki sinahoberana ni icyaha. Nsingiye nasomye Mbu ufite aho ujya kubikorera gusa. Jewe. Mbona ibintu utangiye n'ibiki. Bisa ngo ubona ngo hamagaye nakubuze.
Nsukuri kuvuga nabi. Egura cyambaye n'akantu ke ku kaboko. Nje kuvuga ibiki? Niyo utinyuke unci inyuma kuri dete. Usomane na dete uhobere Jewe! na dete bigeze hariya. Jewe nsomana na dete. Shanyabo ibyo bintu wabikuye ninde wakubwiye ibyo bintu? Jewe wigeze umbona? kumana narago mba mwana ntazi cyangwa urashaka kuzatwara umuhungu w'abandi umutwara he umutwara he soso mu basore bose twaba twarigeze duhura nabo ukabavugaho sindabona hari n'umwe uvugaho nk'uko uvuga kuri Egide niyo uvuga ubona byahindutse mu maso azifu okay reka njye muvuga basi nsinziriye erega niwe nzi Egide umumenye ryari mumenyeje muri turi gutegura ubukwe bwawe ikindi ni uko ari we nzi mu bantu bazambara niwe tugerageza kumenyanamo so niyo mpamvu rero twapanze turavuga reka twige kubyina tuzabyinane reka byose tubikora ku nyungu zawe nitubyina se tugashimisha abantu nta muntu uzavuga ngo soso ngo mwabonye ukuntu ari byiza mu bukwe bwa Queen ngo mwabonye ukuntu no bazavuga Queen yakoze ubukwe bwiza abantu babyi so ahubwo ugomba kudutama akantu ubutatuzitoza turi kunywa akantu mujye mwitamo mwembi munabone nane hajiza gukora repetition twitamo aho tugenda kuri alimentation dufata ibyo dushaka ntuhakora se nta kibazo ubabwire ibyawe na Egide nzabimenya ibyanjye na Egide gusa nimba nta nyungu za Queen na James nimba nta kindi kintu kiba kibyihishe inyuma byari igihe binera ubwoba ese biki njye nari nahamagaye Egide uzamubaza azagusobanurira urongera guseka nari nahamagara Egide mujyane mu nyungu zanjye nari nahamagara Egide igihe cyose iyo turi kumutura dupanga ubukwe bwawe ubu inshuro zose muhuye muri gupanga ubukwe bwanyu ese ko ibintu baba bigize bire ibintu kuba babigize birebire Egide yabaye Egide uzi ko buri gihe tusigaye tuvugana ukambwira Egide byarangiye ko n'akabogari n'akabushyuri nta kuntu nyine atatuma uva mu byawe gusa ujye witonda ugire limite umenye ko afite umusheri kandi akunda rero utazayobya umwana wacu byibuze ngo ugiye kumbwira ngo umenye ko afite umugore kuba afite sesheri habe utagira sheri urumva rero mu bipangu harimo no kumupapura buye nta kumupapura ni ukuba bigize birebire unyibutsa ngo wamenye ko afite sheri byibuze wagira ngo uri kumwe ngo umenye ko afite umugore afite sheri ushiramo karimite nyine tu dimite hari ikindi kintu umukoresheje hari ikindi kintu hari ikindi kintu ngiye Egide mukeneho uretse kwitoza kubyina tukazabyina mu bukwe bwawe okay nta kibazo niyo wambabaje niyo uramemukiye kumbeshyera njye unutse nakubabaje gute niyo mwizeye ngurutije abandi basore bose baneretse bafite amafaranga bafite ubwiza n'ikintu buri kimwe cyose bakikura nagize barememukira gutya niyo unci inyuma kuri dete uvuye ubundi mu mujyi akaza hano mu cyaro ngize nguca inyuma kuko ubwo nuri kumbeshyera ninde wakuneranyije Chérie. Wegoraho! Kuniyo. Kuko nagukuriye iki ku buryo umbabaza gutya. Ko nirinze ngirinda abasore bose nkazwizirika kuri wowe kubera iki wamemukira gutya. Ntabwo ariko nigize nkora ibyo bintu. Winkoraho. Jewe wigeze umfata njyewe nigeze ubona nkora ibyo bintu koko. Naragufashe niyo mpamvu uri guhakana ibi byose niyo ntabyo nakoze no kuri kwimana ndagatwikabira Imana no kuri kwimana nta kintu nigeze ngo ntabwo naguca inyuma no kuri kwimana kigaragara cyo n'ibindi byose warambeshyaga uratinyuka ukanarayiragura agatwikabira y'Imana ni ukuri ntabwo nigeze niho warakoze uburaya bungana ntabwo nigeze somana no kuri kwimana nyambo ntabwo kandi ibintu nabitinyuka nakora ibindi byose ariko ntabwo natinyuka gukora ibintu nk'ibyo ngibyo niyo byaba bigiye kuba nagaruka ubwenge bwagaruka sibyo asundura umukobwa yagushukishije iki ngiye wamburanye cyahise ngiye muri ikintu mpanga nawe kari boss wanjye bisanzwe akaba yarangira niyo nta kintu wakoze wavugisha ukuri ugahagarara kumugurira ko nta ukuri kw'Imana ntabwo ngera igeze nsomana pe n'imbere y'Imana uri kumbekera
cyangwa se nimba n'umuntu wakundiranyije arakundiranya ngo bize gutangira niyo uyu ninde mbwira uyu ninde uyu ntago ari wowe ubundi uwo shiri uhora uvuga shiri yaje gusaba Egide yagiye iwabo shiri yabaye shiri yabaye shiri ubizi ko atagiye iwabo ababyeyi barabizi ko Egide ni umukobwa bakundana barabizi ariko iby'uko wenda ari girlfriend we ibyo birazi ntago ari fiance ariko ibyo kuba fiance cyangwa kujya kuba umugore w'umuntu bafite aho byahereye bihera ngo mu guteretana mu kuba girlfriend cyane ko bikiri na bibisi ibyo ni bibisi mu bintu rati ibyo nukajya ubishyiramo abantu ejo baratandukana undi agakundana n'undi ejo agatandukana ese kuri kumupangira ko mugomba gutandukana oya ni ukugira ngo ubwire nunamubona n'undi mukobwa utazakusakuza ngo Egide afite shiri Egide nta kindi kintu mukeneye ni uko ari we nzi mbamuhamagara ngo twige kubyina nyine tuzategura ubukwe bwawe sha umukomeyeho twara boro z'iwanyu ntabwo nzongera guhamagara Egide courage mwimukomeze mwige nawe muzanyigisha ubu uzigana na James muzabyina twe tuzabyina James tuzigira kuri telefone kari byo mwashimye shasa so ujya uncanga nawe nzaza nyine ndebe uko murimo murarepeta ndebe ko ari repetition gusa ubu wabipinze wabisize natekereza ko ibintu byose tuba imitima iba yatuvuyemo kubera ubwo kubera ngewe kuko niyo mugiye guhura ntabwo mwabimbwiye ntimuba mwanambwiye ati twapanze kuzajya dukora repetition bakigiye mbimenye mbibwiwe na Egide nawe yarazi yuko wabimbwiye guma natunguwe nyine ariko nta kintu kibyishe inyuma Egide yabaye umva uzamutware mu byo uzatwara uzamutware mugusigira ariko ubundi sheri wa Egide yaguhaye iki ngo natwe tuzaguhe kugira ngo nkunde mubonemo sheri wa Egide nawe burya uramuburanira sheri yabaye sheri njyemba numiwe nongeye nuko nubaha relationship kuri ni muneme relationship n'undi I have to respect it komeza yubaye sinkubujije uyu ntago ari wowe n'izina ry'Imana gatwika kabiri y'Imana nta kintu nakoze hanyuma se uriya niwe bateruye batereka hariya n'undi muntu atari wowe taya gusa cyakoze umuntu wese ni umuntu pe numvaga byibuze utandukanye n'abasore b'i Kigali niyo babarije umutima nkajya mbafata banciye inyuma nkabona wowe uri inama y'Imana yigendera mu muhanda itazi uburaya nka buriya ako niyo nawe kuko nta kintu nakoze uracyahakana nakoretse n'amafoto Imana nta kintu nakoze uriya ninde niyo uriya ninde nkweretse se kuboberana umuntu akubwiye ngo no gusomana se jewe nukuri nawe ntabwo iyi foto se ari wowe uri gusomana erega uri muri ahakana nta n'iswe ntabwo uyu nguyu ari wowe nyasha shenguka hano unataye cyangwa umene umutwe bya bintu mbonye ni ibiki niyo wambaye ugarika kunesha umutwe n'ibiki se ntabwo ubonye ko ari wowe na Date muri gusomana kandi nzi ko nigeze musoma ako niyo uzahakana ibintu wakoze kugeza ryari nta nubwo wanakemera n'ikosa wakoze basingura isabira imbabazi urimo urahakana ibintu ngewe nifitiye ibimenyetso mbifite hano muri telefone no kubikwereka ibintu nakoze njyewe ariko se ubundi uriya ninde nawe niba atari wowe none se si wowe uri kubona ko uri gusomana na Date kaye ubundi ndanashenguka hano nanataye kwanza ndaje ntabwo itangaza umudugudu wose nkubwire kuri ndaya wiri bunanatsamba ni ari wowe utabari ugataha